nkuko mubizi nk'ibisanzwe rero kuri ya channel yanyu. Ejo bundi hari umuntu wagize gutya muri comment mbona aranyandikiye ati gahezo maze iminsi tutadutama ariko dushaka kumenya ubundi umwami Nebukadinezar byamugendekeye bite ku buryo Nebukadinezar yavuye mu bwami bwe, murabizi yari umwami wari ukomeye mu mujyi wa Babiloni, bikarangira yisanze ari kurishanya n'inyamanswa mu gasozi akamara imyaka isaga 7. Rero nibyo nagira ngo tuganire kuri iyo nkuru uyu munsi. Dusa nk'abantu tugiye kuganira ku nkuru idasanzwe ivugwa muri Bibiliya, aho Imana yahannye umugabo bita Nebukadinezar ikamuhindura inyamaswa nyine akagenda akajya mu gasozi agasangira n'inyamaswa. Ese mujya mwibaza impamvu umwami wari ukomeye Nebukadinezar yisanze akururuka agendera ku maguru nubwo n'amaboko n'amaguru arimo arisha ibyatsi mu gasozi nk'inyamaswa? Ese mukibaza ngo niki cyatuma Imana ihereza umuntu igihano nk'icyo ngicyo, kandi ari igihano ubundi kitakabaye gihabwa abantu? Ariko nyine murabizi umuntu yazanye ubwibone cyane cyane akabuzana mu maso y'Imana, Imana ntago yaguhereza. Ukuntu Imana ikora, ukuntu ibintu by'Imana bigendekera ku murongo, ntago ari ibintu bisanzwe gutyo gusa. Rero nagira ngo uyu munsi abari byo twiganiraho kuri ya YouTube channel yanyu. Cyo nshaka ko mukora ni subscribe, share na comment. Murabizi dore nibwo dusa nkaho turi kubiha umwanya, noneho ndagira ngo tujye dukora story non stop. Ndagira ngo uyu munsi dukore kuri iyo story rero. Ndetse iyi nkuru ya Nebukadinezar ubundi yakabaye dusigira amasomo menshi kandi akomeye uyu munsi. Ukuri ubundi kuri muri iyi nkuru rero gushobora guhindura uburyo ubonamo kuba umuntu yagira ikintu ageraho cyangwa se intsinzi, cyane cyane iyo utazanye Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Gusa mbere yuko dutangira ndagira ngo ukanda aho hasi handitse subscribe, ukande kuri like, nimba ari umuntu wumva wasangiza iyi nkuru imusharinge, ubundi twikomereze twivugire kuri iyi nkuru ndetse byigiye tugenda tumenye ukuri kose kw'ibyabereye muri Bibiliya. Impamvu Nebukadinezar Imana yamuhannye ikamubwira iti we Nebukadinezar ugiye kujya kurisha mu gasozi usangire n'amatungo yisha ibyatsi. Ibi tugiye kubigendanamo iyi nkuru nyine tuganire paka tugeze ku iherezo. Ibyo yaciyemo, ibyo byatwigisha ndetse na buri munsi ngo twabibamo gute, sibyo ikintu tugiye kuganira. Icyo wumva ushaka ko tuzaganira n'ubutaha mukinyandikire muri comment, n'ubundi byose murabizi muri abantu banje. Story imwe igiye kugivaho dukora indi, vaho dukora indi, vaho dukora indi, kugira tugendane neza nyine namwe murabizi. Turagenda twifashisha mirongo yo muri Bibiliya, murabizi ko nabwiye ngo ngende tuzajya tuvuga ku bintu tunabisomeho, hatazagira umuntu uvuga ngo ibintu watubwiye ngo byanditse muri Bibiliya. Niyo mpamvu mba nazanye na Bibiliya hano kugira ngo muri kuyibona hagati aho ngaho kugira ngo tuyiganire. Gusa mbere yuko nanone tujya ku nkuru y'ukuntu Nebukadinezar yahindutse nk'inyamaswa akajya kurisha mu gasozi, ubundi uyu mwami Nebukadinezar yari mwami ki, yari ameze gute, yari ateye gute? Icyo kintu nshaka ko tubanza kuvugaho. Ubundi Nebukadinezar ntabwo yari umwami usanzwe, ahubwo yari umwami ukomeye kandi umwami watinywaga mu isi ya kera. Yabayeho mu myaka isaga mu 1000, yabayeho mu myaka isaga mu 665 kugera kuri 562. Ubwo impamvu bavuze ngo nukuva muri 665 ugasubira muri 562 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Murabizi ko icyo gihe babaraga ubundi basa nkaho basubira inyuma mu myaka, bakavuga bati uyu munsi nimba twari turi mu mwaka wa 5, ejo tuzaba turi mu mwaka wa 4, umwaka ukurikiye tube turi muri 3. Bo babaraga basa nkaho basubira inyuma, apana nka kuno twe tubara nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Nibwo yabayeho rero mu gihe cy'ubuyobozi bwe rero Babiloni cyangwa se umujyi wa Babiloni waragiye uratumbagira, uragenda uhinduka ubwami bwari bwagutse kandi bwari bunini cyane mu mateka y'isi. Icyo gihe rero wayoboraga ubwo bwami bwa Babiloni nta wundi yari Nebukadinezar. Nebukadinezar yari umugabo ukomeye w'umukire kandi yari n'umuhanga no mu bintu by'ubwubatsi, yari umuhanga. Ikintu cyabikwemeza kugira ngo umenye ukuntu Nebukadinezar atarasanzwe, ubusitani bwari buhanitse mu gisenge cy'umujyi wa Babiloni, habaga ubusitani ndetse na n'ubu abantu benshi abahanga mu by'ibisigaраtongo bavuga yuko uwo mujyi ari umwe mu bitangaza 7 byabayeho mu isi ya kera, nka kuno ubu ngubu twumva ibitangaza 7 by'isi, 7 merveilles du monde. Hahandi tugenda tugasangamo piramide za Giza, tugasanga muri Munara wa Eiffel, tugasangamo Taj Mahal, nyine tukagenda tubonamo ibintu bishyashya bije mu isi y'ubu ngubu. Kera rero mu isi ya kera ubwo busitani bwari buhanitse mu gicu
igicu cya Babuloni bwari muri ibyo bitangaza birindwi ariko byo mu isi ya kera pana mu isi y'uyu munsi, kugira ngo wumve ukuntu uwo muhangabo nyine yari umuhanga. Nubwo abantu benshi bagenda bavuga bati ubwo busitani ntago bwabayeho, ariko nimba bwaranabayeho nta kindi bugaragaza usibye nyine uburyo umujyi wa Babuloni utari umujyi usanzwe. Nebukadinezar yaragiye yagura ubwami bwiwe bwa Babuloni abukwirakwiza mu mashyanga yose yari akikije Babuloni, harimo ubwami bw'Abayuda, cyane cyane ko ubwami bw'Abayuda nibwo bwaje kuvamo Isiraheli. Isiraheli namwe murabizi ko ari ubwoko bw'Imana. Mu mwaka wa 586 rero mbere y'ivuka rya Yesu Kristo nibwo Nebukadinezar yatatse umujyi wa Yerusalemu asa nk'uwurimbura nyine Abayahudi bari barimo, aragenda atwika urusengero rw'Imana ndetse afata Abanyayisiraheli abagira abacakara. Ngira ngo mujya mwumva za ndirimbo za Isiraheli mbonye arimo aririmba ati twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira cyane twibutse Siyoni. Icyo gihe n'ubundi umuntu wayoboraga ubwo bwami nta wundi yari Nebukadinezar. Ngira ngo mujya muzumva za ndirimbo za Isiraheli mbonye n'iki no muri Bibiliya mu bitabo by'indirimbo birimo zo kuramya no guhimbaza no gushima, simbizi neza byo ntago ndi umuhanga muri byo, ariko nabyo tuzabijya. Ariko ibyo bijya kugwira Abayisiraheli bajya gutwara wahiminyago, n'ubundi Imana yari yarabibabwiye ati kubera kutanyubaha ndetse ntimunanyumve neza, ngira ngo mwagenda mukabisoma mu Bami 24 umurongo wa 10 kugera kwa 16. Sibyo byiza? 2 Kings chapter 25 cyangwa se mukagenda mugasoma mu Bami ba kabiri 25 uhereye ku murongo wa mbere kugera kwa 21. Ikiza twanabisoma ngira ngo kuko nayo yabwiye tuzajya tubigendanamo neza. Abami ba kabiri harya Abami ba kabiri guhera ku murongo wa 25 ukagenda kuhera ku murongo umutwe wa 25 umurongo wa mbere kugera kwa 21. Ngira ngo twanahasoma tukagendana neza 5 kuri 5. Ntago ngiye banshaka kubabeshya. Abazi gusoma turajya tugendana turimo tunabisoma neza. Haranditse ngo mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Sedekiya mu kwezi kwa 10 ku munsi wa 10 muri uko kwezi Nebukadinezar umwami w'i Babuloni yazanye ingabo ze zose atera Yerusalemu, arahegereza bubakayo ibikombe impande zose, nuko bagota uwo murwa kugeza mu mwaka wa 11 ku ngoma y'umwami Sedekiya. Ku munsi wa 9 wo mu kwezi kwa 4 inzara yabaye nyinshi muri uwo murwa, abantu bo muri icyo gihugu babura ibyo kurya. Hanyuma Nebukadinezar abaca icyuho mu nkike y'umurwa, ingabo zo muri wo zose zirahunga. Iryo joro zica mu nzira yo mu marembo yo mu irembo ryo hagati, kandi abakarudaya bari bagose umurwa impande zose. Umwami nawe aca mu nzira ya Araba. Ubwo murabyumva ukuntu Nebukadinezar yatatse aho hantu nyine. Simba mbarabuye Nebukadinezar rero ibigwi byiwe nk'umwami wagiye yigarurira ahantu henshi byatumye ahinduka umuntu wari ukomeye muri iyo myaka icyo gihe. Ndetse ariko nanone cyangwa se ubucuti yarafitanye n'Imana ya Isiraheli nabwo busa nkaho bugarukwa muri Bibiliya, ndetse n'ibyo yagiye akorera Abanyayisiraheli ubwo yabajyanaga iminyago mu mahanga. Murabizi wenda twahera nko ku nkuru ya Meshake, Saduraka na Abedenego. Murayizi igihe bageraga mu gihe byabaye ngombwa ko bahangana n'ubwibone bw'uyu mugabo Nebukadinezar, umwami wari umupagani yahisengaga imana nyinshi, no mu bwami basenga imana nyinshi cyane. Nebukadinezar nyine yari ameze nk'umuntu utumva imana ya nyayo, imana ya Isiraheli. Ibi ngibi rero byatumye ubuzima bwa Nebukadinezar busa nkaho bugoranye mu kuntu. In the book of Daniel, wenda tugiye tugasoma nko mu gitabo cya Daniel, see Nebuchadnezzar encountering God's power. Nebukadinezar yashatse kumera nk'uhangana n'imbaraga z'Imana, ariko nyine he has troubling dreams that none of his namwe murabizi ko imbaraga z'Imana zidasanzwe, nibwo yaje kugira inzozi ku buryo abahanga cyangwa se abakonikoni n'abarozi biwe n'abahanga yari afite muri icyo gihugu bananiwe kumusobanurira izo nzozi. Izo nzozi rero Daniel nk'umwe mu Bayahudi bari barazanyweho iminyago mu bwami bwa Babuloni bazanywe na Nebukadinezar, yabashije kumusobanurira izo nzozi, amubwira amahurizo yari ari muri izo nzozi Nebukadinezar yari yarose. Renda tugiye tugasoma nko muri Daniel 2. Daniel interprets Nebuchadnezzar. Daniel nibwo agenda akavuga nyine iyerekwa uyu mugabo yari yagize mu nzozi, ubwo yabonaga igishushanyo ngo gihagaze gikozwe mu mabuye y'igiciro cyinshi, cyagaragaza icyo gishushanyo ubundi ngo cyasaga nk'ikigaragaza ubwami bwinshi bwo hirya no hino.
that his power and success ariko nanone bigasa nkaho bibumbye igishushanyo kimwe byagaragazaga gukomera n'ubuhangange bw'umugabo Nebukadinezari ko byaturukaga ku Mana yo mwijuru apana handi. Daniel yarabimusobanuye ariko umugabo ntiyabyumva. Reka tugende dusome wenda muri Daniel 2 guhera kuri 37 niho numva mwabyumva neza. Daniel 2 37 aho nyine niho Daniel yabwiye Nebukadinezar ati nuko wowe nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mwijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere byaho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Nuko nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe. Ngira ngo ibyo muri kubyumva nyine aho yari amaze kumusobanurira ishusho yari yabonye mwiyerekwa no mu nzozi. Your Majesty, you are the King of Kings. Bwamubwiraga ati nyagasani uri umwami w'abami, God of heaven has given you dominion and power and yaguhaye imbaraga n'ubushobozi, iguha n'icyubahiro. Mu kiganza cyawe cya mu kuboko kwawe niyo yashyize ubuzima bw'ikiremwa muntu n'inyamaswa zo mu gasozi ndetse n'inyoni zo mu kirere. Aho izo nyamaswa zose zizajya ziba yakugize umuyobozi wa hose. Rero niyo mpamvu wowe uri umutwe w'izahabu kuri icyo gishushanyo. This verse is key. Uyu murongo rero wari umeze nk'urufunguzo wagaragazaga ko Nebukadinezari nyine yari ashoboye byose, ariko nanone ubuyobozi yari afite rero abuhawe n'Imana. Rero nubwo Nebukadinezari ubundi yari umwami udakiranutse cyangwa se umupagani, kuzamuka kwe akira ku mbaraga n'ubundi byari mu mupango w'Imana. Imana yamuhaga umugisha ititaye ko ari umupagani, ariko Imana ikamuha. Imana yari yaramushyize muri uyu mwanya cyangwa se yaramugize umuyobozi, kubera yuko Imana ubundi niyitanga kuzamuka no kumanuka kw'abayobozi hirya no hino ku isi. Tugiye tugasoma mu Baromani wenda 13 umurongo wa mbere. However, with great power niyo mwagenda mukabibonera comes great pride. Ahavuga ko imbaraga nk'izo ngizo ubundi y'umuntu abaye umuntu ukomeye akenshi bizana n'ubwibone. Nebukadinezari rero umutima wiwe niwe yari ameze nk'abandi bayobozi bagiye babaho mu mateka, yari afite ubwibone, abona ubwami bwe bumeze neza bushishe butohagiye. Nebuchadnezzar began to attribute all the glory to himself, recognizing God's hand in his victory. The trap of exaltation. Daniel's friends, ndetse kugera nubwo yafashe umwanzuro wo gutwika abacuti bande ba Daniel aribo Meshaki, Shadraka na Abednego, kugira ngo izo nkuru zo murazizi, ubwo bangaga gupfukamira igishushanyo cya zahabu bari bararemye. He was so enraged by their defiance, he ordered them to be thrown into a furnace. Mubajugunye mu itanura ryaka umuriro. Ariko ako kanya kimara kubajugunya uko mubizi ko Imana yikorera utuntu twayo yipoye, nibwo nyine bageze muri iryo tanura gushya biranga. Kandi ibishashi by'umuriro ubundi byari bikomeye ku buryo n'abantu ngo bagiye kubajugunyamo nabo bwabo ibishashi by'umuriro byageze gute byabaye nk'ibibababo, ariko we ntiyabashije kubyumva. Acknowledge God as the God who saves. Daniel chapter 3 verse 28. Ikintu kikubwira ko Imana ikomeye atari Imana isanzwe. Imana ubundi iratabara. Tugiye tugasoma wenda nko muri Daniel 3 tugahera kuri 28 tukagera kuri 29, nibwo muhita musa nk'ababisobanukirwa neza. Daniel 3 umurongo wa 28 kugera kwa 29 niho handitse ngo Nebukadinezar aravuga ati Imana Shadraka na Meshaki na Abednego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'Imana bagaragaza nibyo ndi gusomara, bagahagarara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Aho ngaho Meshaki na Shadraka na Abednego bari bamwemereye yuko nyine bameze nk'abantu badasanzwe. Heart remained unrepentant and prideful. Nebuchadnezzar's second encounter with the power of God, hanyuma rero ahandi hantu Nebukadinezar yaje kugonganira n'Imana, nanone yari ameze nk'umuntu warose inzozi mbi yagize gutya arongera agira irindi yerekwa nanone ryari ricana. Tugeze muri Daniel 4 we are introduced to this dream. Dusomye muri Daniel 4 niho dusa nkaho dusoma inzozi zose zavugaga kuri Nebukadinezar, most powerful ruler of the ancient world. Nebukadinezar muri Daniel 4 ubundi as chapter opens, Nebuchadnezzar begins by recounting his dream in his
bikarangira asa nk'uri gusobanura inzozi yari yarayarose, ariko yazirose nk'umwami nyine. Ariko nanone nubwo yari yazirose zaje kumusiga mu rungabangabo. Muzi ikintu bita urungabangabo? Handi ibintu byose yabyagucanze, mbona nta kintu wabikoraho, nta nicyo bitekerezaho. Nibwo yahamagaye nanone abagabo b'abahanga mu bwami bwe bwose, abahanga, abanyabukorikori, abanyabufindo, arababwira ati muze munsobanurire inzozi naraye ndose. Ariko bose habuze n'umwe azimusobanurira. Ibi ngibi rero, nubwo aba bagabo bari abahanga muri Babiloni yose, ari abanyabwenge, mu maso y'Imana nta kintu bari bashoboye. Iki byari bikimeze nk'ikimenyetso kigaragaza yuko nyine Imana itabigiyemo bidasobanutse. Tubisoma mu gitabo cya Daniyeli. Iteka ryose ibyo Imana igaragariza abantu biba birenze ubwenge bwa muntu, keretse gusa ubaye uri umuntu uri mu mwuka cyangwa se Imana yashatse kubigusobanurira. Daniyeli ubundi bari ageze i Babuloni bamwise izina, bamwita Beliteshazari. Rero nibwo uyu mwami yavuze ati noneho mugende mumpamagare Beliteshazari. Daniyeli muramuzi, Daniyeli ubwo turi kuvuga mutagira ngo nundi mu Daniyeli, ni wa mu Daniyeli n'ubundi umwami Nebukadinezar yajugunye mu mwobo w'intare, kandi izo ntare zari zishonje, ariko izo ntare ntizagira ikintu zimukora, Imana ifunga iminwa yazo. Bamwitaga Beliteshazari, niryo zina bari baramuhaye ageze mu bwami bwa Babuloni. Arangije nawe yatumwe arahamagarwa. Daniyeli yari ameze nk'umuntu wahawe n'Imana impano yo kubasha gusobanura inzozi, kuko n'ubwa mbere yari yaramusobanuriye za nzozi twaganiriyeho hejuru. Kuri inshuro rero ubutumwa bwari bumeze nk'aho buziye Nebukadinezar, bwari ubutumwa bumureba we wenyine umwe ku giti cye. Umwami Nebukadinezar yizeraga Daniyeli kuko yibukaga yuko nyine Imana ya Daniyeli yari Imana idasanzwe kandi idakora nk'abantu. Tugiye tugasoma nko muri Daniyeli 4:18 ariko nanone nyine Nebukadinezar yari afite umutima unangiye ku buryo atabashaga gusobanukirwa n'ubwenge bw'Imana, ntabwo yabashaga kubyumva neza. Reka noneho twigire muri za nzozi Nebukadinezar yari yarose, arizo tuganiraho. Tugiye tugasoma muri Daniyeli 4 tugahera ku mutwe wa 10, muri Daniyeli umutwe wa 10 umutwe wa 4 kugera umutwe wa 4 umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 12. These are the visions I saw while lying in bed. Nibwo yamubwiraga ati dore inzozi nabonye ubwo nari niryamye mu buriri. Before me stood a tree in the middle of the land. Babona hahagaze igiti kiri hagati mu murima. Its height was enormous. Igiti cyari kirekire, ikirekire cyane, large and strong, cyari igiti kinini kandi cyagutse gifite amashami agaye. Touched the sky. Ubushori bwacyo bwakoraga ku visible to the ends of the earth. Ndetse ku mpera z'isi hose babashaga kubona icyo giti. Amababi yacyo yari amababi atoshye, fruit abundant, ndetse n'imbuto zacyo zari zitoshye. Food for all. Under it the wild animals found shelter. N'inyamaswa zose zo hirya no hino zazaga kuga. Lived in its branches. Ndetse inyoni zose zabaga mu mashami y'icyo giti. Buri kiremwa cyose cyabaga giteraniye aho. The tree is powerful and symbolic. Icyo giti cyari igiti gikomeye. The tree was majestic. Igiti kidasanzwe. Soaring over everything. Ndetse cyasaga nk'igitwikiriye byose. And sustenance to all the creatures of the earth. Cyari kimeze nk'aho gikingiye inyamaswa zose zo muri iyi si ndetse n'ibiremwa byose byo muri iyi si. Ubwo njemba ndi kubibasobanura, ariko n'ubundi turi bugende tuhasome. Ni muri Daniyeli 4 uhereye ku murongo wa 10 kagera ku murongo wa 12. Bagira ngo tuhasome, dore nahangaha sibyo byiza. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi, nabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru. Nibyo na ararangurura ati tsinda icyo giti ugikoreho. Oya, hano nukurimbuka ku icyo giti, ntago maca kubabeshya, ahubwo iby'icyo giti reka dusubire hejuru ngo duhere ku murongo wa 7. Yapa muri Daniyeli 4 duhere ku murongo wa 7 ngo ibyo neretswe ndi ku gisasiro nibyo byibi. Nagiye kubona mbona igiti kiri mu isi hagati, uburebure bwacyo bwari bukabije. Icyo giti kirakura kigakomera, ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru, kitegera abo ku mpera y'isi yose. Ubwo nyine kwitegera n'abo ku mpera y'isi yose hirya no hino bakirebaga. Ibibabi byacyo byari byiza cyane kandi gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose. Inyamaswa zo mu ishyamba zihundagara mu gicucu cyacyo, ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo, kandi
kandi ibyari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi. Angaha nibwo tuba tugeze hahandi noneho Nebukadinezari babatangiye kumusobanurira inzozi yarose kuri icyo giti. none Nebuchadnezzar's kingdom. Nebukadinezari rero The time was the world's superpower. hano bari batangiye kumusobanurira iby'icyo giti, bamubwira bati Nebukadinezari umeze nk'icyo giti, Nations controlled uko wagiye ukigarurira amahanga yose hirya no and hino, offered shelter to the many peoples under it. nawe byarangiye abantu benshi bameze nk'aho babaye mu gicucucucu cye kubera ko ari wowe mwami wigarurira hirya no hino. Nebuchadnezzar himself was at the height of his power. Nebukadinezari ubwe yari ameze nk'icyo giti, kuko nk'uko yavuze hejuru ati icyo giti cyarazamukaga kikagera ku ijuru. Nebukadinezari nawe yari ameze nk'umuntu uri ku gasongero k'ubwami bwe, ibintu byose bimeze neza, ko akunda umuyobozi agenda akagerana ibintu byose bimeze He neza. was seen as the source of strength, Ayo mashami rero wabonye agize icyo giti ameze nk'arizo mbaraga prosperity, zawe, security for his people, ndetse ari nawo umutekano uhereza abantu bawe. visible to the ends of the earth. Kuba icyo giti cyagaragariraga abantu bose ku mpera z'isi zose, Fitting image for Nebuchadnezzar, byagaragazaga ishusho abantu bose hirya no hino ku isi babonagamo Nebukadinezari. Mwibuke icyo gihe ubwami bw'abaromani bwari ubwami bukomeye budasanzwe bunarenze, himself as the ruler of the known world. kubera ko yari ameze nk'aho ari we muyobozi cyangwa se umutware w'isi yarizwe. His empire stretched far ubwami bwa Babuloni rero nk'umuntu wari ubuyoboye and wide, and bwarakwirakwiraga bukagera hirya no king, hino hose. symbol of power, wealth, and dominion. Byari bimeze nyine ubwami bwa Babuloni bwari ubwami bukize kandi bwigaruriye ahantu However, what henshi, followed in the dream revealed ariko nanone that byakurikiye mu nzozi this grandeur would not ibyo byabaye last. nk'aho bicanze Nebukadinezari. Daniel, Muri Daniyeli rero chapter 4, verses 13 to duhereye ku murongo wa Daniyeli 4 duhereye ku murongo wa 13 14, the king continues, nibwo umwami akomeza akamubwira izo nzozi, in the visions I saw akamubwira ati mwiyerekwa nabonye in bed, ubwo nari niryamye mu gisasiro cyanjye there rero, before me was a holy nibwo nabonye imbere yanjye one, mbona uwera asa nk'aho amanuka messenger coming down from ameze nk'intumwa y'Imana avuye mu ijuru anzaniye ubutumwa. in a loud voice, Yamamagaye mu ijwi riranguruye down the tree and trim off its aravuga ngo kata branches, icyo giti, rip off its leaves and scatter it, amashami yacyo n'amababi yacyo n'imbuto zacyo mu binyanyagiza. flee from under it, Inyamaswa zose zikirimo muzirukane zigende, branches, n'inyama n'inyoni zari zararitse muri icyo giti nazo ziguruke where the dream takes a dramatic turn. ati nibwo nabonye inzozi zabaye nk'aho zicuritse. Mighty Yari ari kubibwira Daniyeli mwibuka flourishing tree is ordered to be cut down by cya giti cyari a heavenly gitoshye, messenger. nabonye intumwa yo mu ijuru cyangwa se iturutse ku Mana izivuga ngo nibagite. is the fall of Nebuchadnezzar, who was Byagaragazaga once rero at the pinnacle of human achievement. nibwo yatangiye gusobanukirwa nyine. Daniyeli urumva yari ashinzwe gusobanurira Nebukadinezari, amubwira ati icyo giti rero kimeze The branch nkawe nyagasani, trimmed, the amababi y'icyo giti leaves gutemwa, stripped, and the animals scattered. inyamaswa zari zigituye munsi zikigenda. That Nebuchadnezzar had built would soon face upheaval, Byagaragazaga neza ko ubwami bwa Nebukadinezari bwari bumeze nk'aho bugeze mu marepera, and the king himself would be removed from ndetse umwami w'ubwe his position agiye kuvanwa of ku bwami bwiwe. the- Mwibuke ibi nibyo Daniyeli we yasobanuriraga Nebukadinezari inzozi yabaga yarose. Nebukadinezari yarasobanuraga, Daniyeli we yavugaga ibyo yarose, Daniyeli akabimusobanurira. end with total destruction. Ariko icyo giti ntabwo cyarimbutse ngo kirimbuke burundu. 4 verse 15 we Duhere muri Daniyeli 4:15 niho tubisoma neza ngo izo nzozi ni njye umwami Nebukadinezari wazirose, nuko Beluteshazari cyangwa se ubwo ni Daniyeli nyine, mwibuke Beluteshazari niryo zina bamwitaga, cyo zinsobanurire ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye badashoboye kuzinsobanurira, ariko wowe urabibasha kuko umwuka w'Imana ukurimo. Nyine Daniyeli we hano nibwo yatangiye read, but kubona let ko icyo giti ngo yatangiye kubimusobanurira. Icyo giti ubundi ntabwo kiba cyarimbutse burundu, with iron and imizi yacu bronze ibizirikishijwe imigozi y'ifeza the grass of the field. ndetse iziritswe muri icyo giti, kuri icyo giti nyine bikiziritse hasi mu butaka. Significant. Biba bigaragaza ko icyo giti kuba kitarimbutse Reminder of God's grace. Even biba bigaragaza ko nyine uko byagenda kose ubwami bwa Nebukadinezari n'ubwo Imana yari bukwiyeho amaboko ntabwo bwari burimbutse burundu. Kabone nayo Imana yagucira urubanza, redemption when iteka ryose umuntu aba afite amahirwe yo kugira gute, yo kuba wakwisubiraho ukitekerezaho ukagandukira we Imana. humble ourselves before him. Akenshi nyine abantu ntabwo tujya tubitekereza, ariko Imana igira impuhwe kandi n'Imana ihoraho, n'Imana y'inyembabazi. Ibyo bintu byo muba mubizi neza 5/5 muba munabindusha. Abantu mukijijwe kundusha ndabizi ko muhari, turanaziranye benshi cyane.
4 verses 24 to 25, tugiye tugasoma muri Daniyeli 4:24 kugera kuri Daniel 25. says, Daniyeli "This avuga is ati, the interpretation, your majesty. iri ni ryo yerekwa ry'inzozi zawe, nibwo This busobanuro is bw'inzozi the zawe. decree the Most High has issued against my lord the king, Ibi ni bigaragaza ko Imana ubwayo hari icyo yakuvuzeho Nyagasani. people, and Ugiye kuvanwa mu the bantu, wild animals, ugiye kuba mu nyamaswa zo mu us gasozi, like the ox, uzarisha ibyatsi byo mu gasozi nk'ibimasa cyangwa se nk'inka zo mu and gasozi. drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by for you Ibihe to birindwi acknowledge bizatambuka that the Most High is sovereign kugera wibutse over Imana, the kingdoms on earth, and gives them to umenye yuko ubwami bwose any bwo ku he isi wishes." ntago bupfa gutangwa gutyo gusa, Imana ibuha uwo ishaka. It must have been startling to the proud king. The tree represented Icyo giti wabonye Nebuchadnezzar, kigaragaza and it Nebukadinezar, signified hanyuma kukibona would kigura lose his mind. kigaragaza ko Nebukadinezar yari agiye kubura ubwonko bwe, cyangwa se ugiye kubura ubwonko bwawe, God's judgment was going to ndetse ko Imana, strip urubanza Nebuchadnezzar rw'Imana of, rugiye kuza kuri Nebukadinezar, forcing him to live like an animal. ndetse ugiye guhatirizwa kubaho nk'inyamaswa, kandi koko niko byaje kugendekera Nebukadinezar. And be exposed Nebukadinezar yari agiye kubaho nk'inyamaswa zo mu gasozi nk'amatungo, to the elements, cut off akajya arisha civilization. ndetse akava mu bantu bose. Bizarre punishment of Icyo living cyari igihano as gisa nkaho kidasanzwe, cyane cyane nk'umuntu usanzwe akajya kurisha nk'inyamaswa mu a gasozi, profound lesson. ariko byari isomo rikomeye kuri God Nebukadinezar. alone ko is Imana yonyine, Imana ari iyoboye, kandi kirenze byose n'ubwami bwose bwo ku isi. 7 times refers to a period of 7 hanyuma ibyo bihe birindwi wabonye mu iyerekwa ryawe 7 long bigaragaza imyaka irindwi years izakubera that would miremire. be humbled. Ya myaka imyaka irindwi Nebukadinezar yari agiye kubaho ari umuntu nyine nawe utazi ibyo arimo, ameze An nk'umusazi, animal-like existence. umeze nk'inyamaswa. He acknowledged the supremacy of God. Ibyo ngibyo nyine byagaragazaga ko Imana ari igitangaza, nta muntu wadanje ku Mana, ibyo wakwigira byose nomara watu waba uri wese ntabwo wakwigira wadanje ku Was Mana. not an arbitrary punishment, Ibi ntabwo byari igihano simply gisanzwe, designed to humble the most powerful man on earth and show him that despite all his byagaragarizaga abantu bose ko uko waba ukomeye kose ku isi, icyo wagera icyo ari cyo subject cyose, to the authority of the byose Creator. biva ku muremyi niwe ubitanga. So makes a plea to Nebuchadnezzar in verse 27. Daniyeli rero yakomeje abibwira Nebukadinezari, ariko bigeze ku murongo wa 27 muri Daniyeli mwasomye neza, nibwo Daniyeli yabaye nk'ugira gute, nk'ugira inama Nebukadinezari, Your Majesty, aramubwira ati nyiricyubahiro, please to accept my advice. ndakugira inama, akira inama. Renounce your sins by doing what is right, Ibyaha byawe wakoze byose sa nk'ubigandukira, and your ukora ikiri ukuri, wickedness hanyuma n'intege by zawe being nkeya z'ubwibone to the oppressed. uze nk'uzisibanganya, ukorera abandi bose ibyiza. Be that then your prosperity will continue. Ahari wenda ubuhangaje bwawe buzakomeza n'Imana ikubabarira. Daniel urges the king to repent. Nyine ahangaha Daniyeli ameze nk'ubwira umwami, amubwira ati ca bugufi, reka kwigira wadanje, reka kwigira ndingabo, ucishe make. He offers Nebuchadnezzar a way out if he would turn from his Yari amweretse nyine ko ari inzira yatuma Imana imubabarira akava muri ibyo bintu, knowledge God's righteousness. Perhaps this fate could be avoided. amubwira ati ibyo bintu ushobora kubikwepa, icyo gihe Imana Daniel yagushyiriye. reflects the heart of God, who always gives a chance to Daniyeli repent. yagaragaza ko nyine ayo magambo yaravuze, yaragaragazaga ko Imana, umutima w'Imana ubundi It was a tukoramo imbabazi, grace, a ndetse ko iteka Imana iba yiteguye gukorera abantu fine icyiza, opportunity for Nebuchadnezzar to ndetse byari bimeze humble. nk'aho ari amahirwe ya nyuma ahawe Nebukadinezari, Unfortunately, kandi nyine ayahawe n'Imana. Ariko as bitunguranye, we'll see in the next part of the uko tuzajya story, tugenda turaza kubibona mu kindi gice cy'inkuru, heed the warning Nebukadinezari ntabwo yigeze yumva kuburirwa cyangwa uwo muburo yari ahawe nande na Daniyeli, to rule his ahubwo ubwibone bwe bwakomeje gutumbagira, had foretold, which atangira gucira Imana imanza, ariko vuba byari gusohora. Ntabwo Imana igitinza, ubwo avuga ngo Imana ntihaniraho, Imana ya kera nta mikino yagiraga, nubwo itagihinduka Imana ntabwo ihinduka, ahubwo twahawe isezerano rishya, byose tuzabibazwa ku munsi w'imperuka. Ariko ibyaha dukora, ibintu byose dukora, mutagira ngo Imana nuko yahindutse. Imana ntabwo ihinduka, oya, kabona imyaka ibihumbi n'ibihumbi, Imana ntabwo ihinduka, ihora ari yayindi. Gusa icyo gihe yari ihaye Nebukadinezari amahirwe ya kabiri, ahubwo Nebukadinezari yigira nk'umuntu urangije umutima, udashaka kunegosiya, udashaka kumvikana. Nebuchadnezzar's heart remained hardened by umutima Nebukadinezari ukomeje gukomezwa n'ubwibone. full year after the dream, the king Umwaka rero wuzuye nyuma ya za had nzozi, the opportunity to humble himself nibwo yatangiye kujya yumva kurushaho, none sovereignty of God. atangira kwiyumva yibagirwa Imana, He continued to revel in his achievements and bask in the glory of his own power. we agakomeza kumva ko byose akora ari ibye, ari imbaraga ze, ari ubaye ibivunikiye, akigira wadanje nyine, akigira ndiga, Unchecked and unrepented, was about atabasha to kugandukira lead Imana ngo to acishe bugufi, downfall.
kandi ibyo bintu nta handi byayoboraga usibye ku kurimbuka kwa Nebukadinezari. Exactly 1 year later, haciyeho uwo mwaka as rero, time had dimmed the urgency of the warning, Nebukadinezari yarahawe was gasopo, walking on the roof of his yari arimo agendagenda hejuru y'inkike z'umujyi wa Babuloni. This scene is symbolic. It ahantu ndagira ngo mubyumve neza, surveying his empire. byagaragarazaga nyine ko Nebukadinezari yararenze. Nebukadinezari yari arimo agenda hejuru y'inkike z'umujyi wiwe, much like how he viewed himself, nibwo yatangiye kureba umujyi nawe atangira kwireba, untouchable. yumva ari umuntu watanje udakomeye w'igitangaza, magnificent structure, ari umuntu udakomeye, akareba inkike z'umujyi, akareba ukuntu uwo mujyi wubatse, kandi kugira ngo wumve yuko inkike z'umujyi zari zikomeye, surrounded by the beauty of the hanging gardens and other marvels of uwo mujyi wari ukikijwe n'ubusitani bwari bumanitse mu nkike z'uwo mujyi mu bushorishori bwawo. From this vantage point, Nebuchadnezzar couldn't resist making a Nebukadinezari yananiwe kwihangana, revealed the depth of his arrogance. nibwo yatangiye kuvuga amagambo yari yuzuye ubwibone budasanzwe. Chapter verse, Nebuchadnezzar exclaimed, ngo tubisoma neza, nibwo Nebukadinezari yavuze great Babylon I have ati isi Babuloni niyubakiye mu mbaraga zanjye no mu bushobozi bwanjye power and for the glory of my majesty. no mu cyubahiro cyanjye. These words encapsulate the pride that had overtaken Nebuchadnezzar's heart. yabaye nkaho yari yarigaruriye umutima wa Nebukadinezari, nyine ni bya bindi bavuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Nebukadinezari yaragize kwibona guhambaye, atazi ngo ni iki cyabimufasha, kandi mu by'ukuri yari agiye awuburirwa kenshi ko ari Imana iri kubimukorera, ariko ugasanga ntagashaka kubyumva, kandi Imana nta mikino igira. Its walls were said to be so wide, kugira ngo ubukuntu uwo mujyi wa Babuloni nawo wari ukomeye, ibikuta byari bizengurutse uwo mujyi ubwabyo, ibikuta gusa, hejuru ku nkike z'uwo mujyi hari hariho n'imihanda yabashaga kuba yasiganirwamo n'amafarasi za chariot, y'amafarasi akurura amagare. mu mujyi ndani habagamo igisirikare gikomeye, imico ihambaye, insengero, ubusitani, ibintu byose byabagamo byari ibintu bya architecte cyangwa se byakozwe n'abahanga mu by'inyubako n'ubwubatsi. Nebuchadnezzar believed that he was the mastermind behind it. Nebukadinezari we yariyemeraga kumva ko ari wenda byose bibera muri uwo mujyi ari ibintu yikoreye. Problem with Nebuchadnezzar's boast, ariko nyine ntamenye ko byose byakozwe n'Imana. ubwibone buragenda buramumunga umutima, buramurenga, biba byinshi nyine tu. him earlier in Daniel chapter verses 2, Nebuchadnezzar's power had tujye tukabisoma muri Daniel n'ubundi kane kabiri, been given to him by God, imbaraga za Nebukadinezari ubundi yazihabwaga n'Imana, ariko we ntashake kubyumva. achieved alone, but a gift we yumvaga yuko yabikoze from the wenyine, Most High. ntiyumve ko ari impano yaturutse ku Mana Instead of mwinshi. acknowledging God, Nebuchadnezzar's pride made him nubwo Nebukadinezari ntabwo yabaga atazi Imana, kuko yari azi iby'Imana yagiye ikorera Meshake na Abedenego na Saduraka cyajya batamwitanura ntibashye, yari azi ibyabaye cyagiye ajugunya Daniyeli mu mwobo w'intare bikarangira intare nta kintu zimukoze. ibyo byose Nebukadinezari yari abizi, believe that his accomplishments were the result of his own might ariko n'ubundi ntabwo yigeze ashaka kubyumva, yumvaga ari we and strength, ndarenze wana byose ninjye ubyikorera. had allowed him to rise to power for a purpose, niyumve yuko Imana yamuretse ngo agere ku mbaraga cyangwa se abone ubutwari n'ubuyobozi and kubw'impamvu the runaka, ruler of all kingdoms is ndetse ko Imana yamuhereje imbaraga n'ubutware bwo kuyobora andi moko yose n'ubutware bwose. ntabwo yashatse kubyumva, nyine yarabyumva. full words left Nebuchadnezzar's lips. rero ayo magambo akimara kuva mu kanwa ke, cyagiye akimara kuvuga ati ngiye Babuloni niyubakiye mu mbaraga zanjye, mu bushobozi bwanjye no mu butware bwanjye n'iki byose, A voice from heaven nibwo ijwi ryaturutse mu ijuru ryaje riramuvangira akiri kuvuga ayo magambo. Daniel chapter 4 tujye tugasoma muri Daniel verses kane 31 to 31 tukagera kuri 32. in Neve we read, nibwo dusoma ngo even as the words were on his lips, a akiri kuvuga ayo magambo, akiri voice kuva mu kanwa came from heaven. nibwo ijambo cyangwa se ijwi ryavuye mu This ijuru. is what is decreed for you, King. iryo jwi rero nibwo ryamubwiraga riti dore ibigiye kukubaho wa The mwami, royal authority has been taken from you. ubwami urabwambuwe, You will be driven away from people ugiye kuvanwa mu bantu, with the wild animals, usanga inyamaswa zo mu gasozi, grass like the ox. uzarisha ibyatsi byo mu gasozi nk'ibimasa Sometimes cyangwa se nk'inka. will pass by for you ibihe to birindwi acknowledge bizatambuka that the Most High is kugera igihe uzibukira Imana yo mu ijuru, kingdoms on earth ko ariyo yaguhaye ubwami and bwose bwo ku gives isi, to anyone he wishes. kandi ko ibuhereza uwishaka uwo ari we wese. Judgment came in the byari bimeze nk'igihano giturutse mu ijuru, form of a public nk'urubanza yari humiliating akatiwe, fall from power. akava ku mbaraga agakatirwa burundu, Authority agahita araburizwa nyine, agahita ahinduka uwo hasi who had cyane. been boasting of his power, wa mwami wahoze ari umwami w'igitangaza, now stripped of everything he held, yari yambuwe byose yakoreye, status, his wealth, ubwami bwe, his ubutunzi, throne, ikamba, everything was taken away, and byose yari God's abyambuwe justice mu kanya nk'ako guhumbya bitewe n'urubanza Imana yari didn't imuciye. stop at the loss of his throne.
Nebuchadnezzar was struck with a condition that can be described as a form of insanity. Nebukadinezari yatewe rero n'ikintu twakwita nk'ibisazi, yahise ahindurwa umusazi by'ako kanya. He was driven from human society yavanwe mu and bantu lived like an animal. arangije ajya kubaho nk'inyamaswa nk'uko yari yarabihanuriwe kuva na kera akajyanga Pride he had harbored. bwa bwibone yahoze agira King bya bice who byose once ruled wa mwami wahoze ayobora hafi isi on the yose ground, yari asigaye akururuka ku butaka agenda akambaka us like an ox, arisha ibyatsi nk'inka and reason like a human being. He was drenched with the dew of heaven, exposed to the elements, and yari avanywe mu bantu nyine acira urubanza his hair n'ijuru. grew long like the feathers imisatsi ngo yaragiye of irakura an eagle, imera nk'amababa and y'ibisiga his nails ndetse inzara was like ziwe the claws of a zimera bird. nk'inzara z'inyoni zo mu kirere. Chapter 4, verse 33. tugiye tugasoma muri daniyeli 4:32 niho ubisoma neza. daniyeli 4:32 ubwo nge nzajya mbasomera muri no mbasobanurira muri no kubyisomera. yego. The image of Nebuchadnezzar, the once glorious ruler, now Nebukadinezari wahoze ari umuyobozi reduced to w'igitangaza this animal-like state, is yaratangiye guhinduka nk'inyamaswa, ameze nk'inyamaswa, ateye nk'inyamaswa. God's ability to humble the proud. ibi rero bigaragaza ukuntu Imana ubundi icisha abantu bugufi. mwe muba mwarigize abadanje ngo urabona ngo sice ngo sinzi. Dramatic transformation from royal splendor to animal-like. wa muntu wahoze ari umwami, ari umutware w'ibwami, yari ahindutse inyamaswa yo mu gasozi irisha ibyatsi. yari asigaye ari umuntu usanzwe, nta byadanje nyine, ntacyo akirengera, nta n'uwo yakanga. But as 7 years, yaragenga amarayo imyaka during isaga that period, he was completely cut muri icyo gihe off yamazeyo society, rero yari yaravanywe mu bantu, atakiba mu bantu, disconnected yarajyanwe ahantu mu bwiro cyangwa se ahantu mu ibanga nyine, ntabwo twabyita mu ibanga, ahantu from hatagera the abandi bantu. throne and the kingdom. yarambuye ubwami, yarambuye ikamba ry'ubwami n'intebe y'ubwami, wahoze ari umuyobozi nyine ibyahoze ayobora Years was byose. significant. imyaka 7 ngo yaragira Enough to atandukanye. break Nebuchadnezzar's pride. imyaka 7 rero yari ihagije kugira ngo imuvanemo amaryi, mukamuremo amaryo Nebukadinezari agabanye bwa bwibone yahoze agira. Dependent on God for everything. bigaragaza yuko nyine byose wakora ubundi ugomba kwishingikiriza Imana mw'abantu. Now, cyazo ntabwo muba mushaka kubyumva. Question arises: aha niho rero ikibazo cyabaye nkaho kizamuka. Nebuchadnezzar into abantu bakajya an bibaza animal. ese kubera iki Imana yahinduye Nebukadinezari ikamuhindura nk'inyamaswa? Such a drastic and humiliating judgment ese kubera iki Imana mu rubanza rwayo ifata gusebya for this umuntu, mighty king. umuntu wahoze ari umwami ukomeye kandi umwami Answer w'igitangaza, is ikamuhindura an lesson ikamuhindura nk'ari ikintu kiraho nyine cy'ikinyamaswa. that God was teaching ibi rero Nebuchadnezzar, nta kindi kintu byadusobanura. and through him bigaragaza ko mu bwibone ubwo waba ufite ubwo aribwo bwose nk'uko byagendekeye Nebukadinezari, nk'uko byamugendekeye. God's sovereignty and the dangers of human pride. Imana ireba kwishyira hejuru k'umuntu ndetse n'ububi bwavamo, ikabanza ikakugira gute, ikagucisha Nebuchadnezzar's transformation into an animal guhinduka kwa Nebukadinezari was ahindurwa an inyamaswa. arbitrary punishment ntabwo byari igihano kiraho or gutyo gusa gisanzwe, display of God's power. cyangwa se ngo Imana igaragaze ko ifite imbaraga wenda zakora ibyo bintu gusa. oya, Purposeful act designed byakozwe Imana ifite to impamvu yari bring the bikoze. king to a place of deep humility and repentance. yashyize hasi Nebukadinezari ngo imwereke ko yereke n'abandi bose bamubonaga yuko Nebukadinezari adakwiriye gukomeza kwigira uwataje. Nebuchadnezzar had risen to the heights of worldly, Nebukadinezari mwibuke yari yarabaye umwami watanje, abantu bose bamutinya, ariko mu mutima believed that his success was entirely his own doing. yajyaga yiyumvisha ko byose byagezeho yabikoze mu mbaraga ze, atarakeneye imbaraga A z'Imana. trait the Bible consistently warns against. nubwo muri Bibiliya tubona ko yagendaga ahabwa agasopo nyinshi, ariko An ntacyo. important lesson Nebuchadnezzar had to learn: isomo rya mbere yo Nebukadinezari yagombaga God's kwiga, absolute sovereignty. yagombaga kubanza kumenya ko Imana ntago ikinirwa, Nebuchadnezzar's kingdom was vast. akamenya ko ubwami Nebukadinezari yari afite ubwe, His mind, his power was unshakable. nubwo yumvaga ko imbaraga afite atari imbaraga zinyeganyezwa cyangwa iki, Babylon into a wonder of the ancient world. yumva yuko yiyubakiye Babuloni mu isi ya kera, akayubaka mu mbaraga ze n'ubushobozi Credit bwe, for it. But Nebuchadnezzar had akabyitirira. forgotten the fundamental ntabwo byari truth. Nebukadinezari yari ameze nk'uwirengagije Every ukuri, kingdom, yirengagije ko buri bwami ruler, bwose, buri muyobozi uwo ari we the wese, accomplishment, ndetse buri kintu cyose umuntu yageraho, authority. byose biba biri mu bushake bw'Imana. Chapter 20. tujye tugasoma wenda nko muri Zaburi 4. 24 Verse 1 reminds us tugasoma ku murongo wa mbere, the twibutsa earth ko is the Lord's iyi si and ari everything iy'Imana, in it, the world ibiri muri iyi si ni and iby'Imana all who live in it. ndetse n'abayibamo Showing bose. Nebuchadnezzar that
no Imana matter rero how yari yeretse Nebukadinezari in ko the eyes of men, uko yari kuba akomeye kose mu maso still y'abantu under the authority of the Most High God. ariko yari akiri munsi y'ukuboko All kw'Imana. rulers, whether Abayobozi bose rero bo they kuri iyi si, acknowledge it or not, ubwenge wabuze ubwo ari bwo under God's bwose, reign. byose biva mu gushaka kw'Imana no mu Daniel buyobozi bwayo. interpreted in the king's dream, Daniyeli nk'uko yabisobanuye muri za nzozi umwami Nebukadinezari given yari yararose, Nebuchadnezzar his power. Imana yari yarahaye Nebukadinezari imbaraga, Nebuchadnezzar had failed to recognize that ariko Nebukadinezari areka kuyibagirwa kubishimira Imana asa he nk'utabyibuka. glorified himself. We yumva yuko ari ibintu yashyigikiye, ari ibintu Transformation byiwe. into an animal was a striking way for God Kumuhindura inyamaswa rero cyangwa kumuhindura to nk'inyamaswa demonstrate that byagaragazaga ko Imana power and status were in Imana ifite imbaraga zo guhindura ibintu byose God. mu gihe cyose utabasha kuyigandukira ngo ugabanye zagara. God could take away everything, Mu kanya nk'ako guhumbya Imana iba yakwambura ibintu the byose, sanity and human ikaba yakugira umusazi, ndetse ikaba yakugabanyamo ubwibone wari ufite. warns us Mu bitabo by'imigani cyangwa se mu gitabo cy'imigani repeatedly about the consequences of pride. niho tubona neza ingaruka z'ubwibone abantu tugira akenshi. In Proverbs chapter verse we are told pride goes Tugiye tugasoma mu bitabo by'imigani before destruction, a nibwo bavuga ngo kwiyemera cyane bibanziriza haughty kurimbuka. spirit before a fall. Nebuchadnezzar's fall from power was a Yona Nebukadinezari kugera ku mbaraga direct result of his pride. He had akumva ko ari umuntu wadanje, exalted himself to the point where he believed he was above any accountability, kugera n'ubwo yageze kuri rwa rwego avuga ati ngendenze ibintu byose ndi byose. And yet- We yatangiye kujya yita ngo ni byose, kandi kwita ibintu byose ubundi his fall byose se nkande nyine, serves ibyo ntabwo ari ibintu biba byumva. as a dramatic reminder that no Kurimbuka ko cyangwa se guhanuka kwe one, no matter how powerful, bigaragaza ko waba is ukomeye ko ariko beyond the kose reach of God's judgment. ntago wagera kure aho Imana itabasha kukugeraho ngo igucire In urubanza. long years, Nyuma y'imyaka rero the Bible irindwi tells us that nibwo Bibiliya itubwira ko Nebuchadnezzar's Nebukadinezari was restored. bwa busazi bwe bwabaye nk'aho bumuvamo, This restoration did ariko kumuvamo kw'ibi till bisazi he lifted his ntago byigeze bimuvamo eyes to- kugera igihe yuburiye amaso yiwe ku ijuru, verse- akuburiye amaso verses Uwiteka. 34 to 30. Tugiye tugasoma muri Daniyeli kane 34. Nebuchadnezzar recounts at the end of Nebukadinezari that time, I, ku iherezo Nebu- ry'ibyo bihe birindwi cyangwa se imyaka irindwi, muri Bibiliya aho bavuga ibihe birindwi ntabwo bavuga imyaka irindwi. Nebuchadnezzar, raised my eyes Ati jye Nebukadinezari toward heaven, nazamuriye amaso yanjye mu and ijuru, sanity was restored. nibwo bwa busazi I bwamvuyemo, praised the Most High. ndangije nsenga Imana isumba I byose, honored and glorified him who lives forever. ndayisenga ndetse nyihe icyubahiro kuko ibaho iteka In ryose, is an eternal dominion. His kingdom kuko ubuyobozi bwe n'ubuyobozi bw'iteka ryose endures ubwami bwe generation to generation. buhinguranya ibihe The n'ibihe, peoples of the earth are regarded as nothing. ndetse abantu bose bo mu isi ntacyo muri cyo ugereranyije He n'Imana. pleases with the powers of heaven and Imana ikora byose the ishatse, peoples of the earth. ndetse ikabikorera mu ijuru no mu isi no mu bantu bo mu His isi. hand or say to him, "What have you done?" This passage is incredibly powerful Uyu murongo rero Nebukadinezari ubwe niwe wabyivugiraga, because it bigaragaza shows ko the dramatic shift in Nebuchadnezzar's heart. Nebukadinezari bwa bwibone bwamuhoze mu mutima bwageze Proud kumuvamo nyuma y'imyaka once irindwi. boasted of his own grace, Wa mwami wahoze yumva ari umwami wa danje, glorifying God. noneho yari asigaye agandukiye Imana asenga bihora, Acknowledging that God's kingdom is eternal and his ndetse bigaragaza yuko Power is ubwami bw'Imana unmatched. n'ubutware bw'Imana ari ikintu utabasha kugira gute, utabasha kugereranya n'ibindi byose. realize that God alone has the authority to raise up kings Nebukadinezari yagiye kuva aho ngaho amaze kumenya yuko Imana ari izamura abandi ndetse ikabamanura, He recognized that everything he had ndetse nibwo yibutse ko byose yigeze kugira, belonged to God. ndetse na byose yatunze byose byari iby'Imana yamuhaye. Nebuchadnezzar acknowledged God's sovereignty, that his sanity was restored. Akimara kugandukira Imana rero muri Bibiliya niho tugenda tubibona, ntago twasoma Bibiliya yose ngo tugende tubitindeho tubigaruke bizarangira, ariko yaje kubona yuko His kingdom was given nta kindi cyose back to him. gishobora gukunda atabikoze mu izina ry'Imana, atabihawe n'Imana. Rero ngo ubwo busazi bumaze kugenda, Nebukadinezari yaje gusubizwa ubwami Mercy bwe, and grace are always Imana imugirira available. impuhwe ndetse iranamubabarira. Require us to humble ourselves and recognize his authority over our lives. Ibyo bigaragaza yuko ibyaba ibyo ari byo byose bikorwa Imana rero yabigize. Nebuchadnezzar is not just an Inkuru ya Nebukadinezari rero It has reka tureke kubifata nk'umugani wa for kera, us today. tubifate ko uyu munsi natwe hari ikintu byatwigisha. Buriya ubwibone We face. nicyo kintu kibi cya mbere duhura nacyo iyo tugiye kugwa mu moshya cyangwa tugiye Whether it's gutesha, pride in our careers, twaba turi mu our kazi, accomplishments, or our twaba ari ibyo twagezeho ukibona uti njye nujuje inzu ya danje, kwa kundi njya mbabona muri mujya ku ma YouTube muri mu mushima ngo ngiye ngo nujuje inzu ya danje ngo i Kigali ngo igeretse gatatu, kandi ugasanga ku irembo iwawe hari umwana uharyama
uryamye muri rigora ari marine yabuze ahantu arara, ariko ukajya gushimira Imana ngo ndashimira Imana ko yampaye inzu y'ibyumba 5 na saro. Buriya mujye mubifata nk'ikigeragezo, ntago byose Imana igwa ari uko haba tarimo ikigeragezo. Ubwabyo ko buri mu nzu y'ibyumba 5 uryamyemo we n'umugore wawe n'abana 2 muryamye mu byumba bitarenze 2, hari ibindi byumba 3 bitaryamyemo umuntu, kandi ku irembo iwawe haryamye umwana wa marine uri gutemberwaho n'imivu muri rigori, ujye umenya yuko nyine aba ari umuvumo muri kwikurura. Biriya nabyo aba ari nk'igeragezwa Imana iba yagucishijemo, ahubwo utabashije gutsinda we ugakomeza kwibona ukajya hari ugashimira Imana mu rusengero, udashima Imana ko yampaye inzu y'ibyumba ngo mfite inzu igeretse cyangwa iki. Mujye mumenya ko byose aba nta kintu bityo. Buriya iyo dutangiye gusa nkaho ducika ku Mana, tukibagirwa ko Imana yo dukwiriye kugandukira, tuba tumeze nk'aho ari itangiriro ryo kurimbuka no kugwa kwacu. God's humbling is not meant gusa icyiza nuko nyine nkuko byagendekeye kuri Nebukadinezar, inkuru nziza ibirimo nuko iteka ryose Imana iba yiteguye kuba yadutabara ikaturengera, ndetse ikatubabarira bwa bwibone bwacu na byose twagize, tukaba twabaho nk'abantu nyine bagandukiye Imana, kandi akanya kariko kose wabitekererezaho Imana yakubabarira bikarangira. Thank you for joining us on this journey. Nabashimira yuko twarebanye iki kiganiro cyangwa se inkuru tukumva ni inkuru ya Nebukadinezar. Niba byibura ari ikintu bikwigishije uyu munsi, icyo ngusaba kanda aho hasi hari igipfunsi ukande kuri like, si ibyo byonyine usubscribing kuri YouTube channel n'izindi nkuru zose za Bibiliya nzagenda nzibahereza. Wandika muri comment utubwire utuca gahezo uzatuganire kuri ibi bintu, hanyuma bizagende gutya na gutya na gutya. Si ibyo byonyine, nimba iyi nkuru ubona ko ari ngombwa ko hari undi muntu wayisangiza cyangwa se ubutumwa bwiza hari umuntu wabubwira, byibura tugende duhana ubwenge, babyita guhugurana, tugende duhugurana cyangwa se twungurana ubwenge ku bw'inkuru za Bibiliya. Wehe cyo usaba nta kindi, subscribe, share, comment, hanyuma Imana ibambere umugisha. Kandi mwibuke yuko inzira buri igera ku kuri iteka ryose, nta handi hantu wayivana usibye kugandukira Imana. Rero ciao bye bye, mukore subscribe, share na comment. Nzaza ejo dukomeza indi nkuru itari kuri Nebukadinezar, ahubwo wenda twivugira ku zindi nkuru. Ciao bye bye.